nongeye kubasuhuza kandi nabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Iyo ni indamukanyo nziza buri wese yakabaye agiriye. Imiryango yacu yagiye isenyuka ishenywe n'ikibi, tukongera tukayisigasira ikongera ikagaruka, kuko abino imbaraga y'icyiza niyo mukomokaho, irabashyigikiye kandi irabakunda, kuko mukomoka ku muryango wa batatu. Ku muryango wa batatu bakomoka kuri umwe wo hejuru wiswe Nkabayankuba, ufite icyicaro ahitwa i Rutsiro. Rero urumva yuko mukomoka ku muryango. Rero uwo muryango wa batatu ntabwo ushaka yuko imiryango isenyuka. Igihanga, imfura ishibuka ku gihanga n'imfura ishibuka ku yindi. Bakomoka ku igisiga, ikiswe igisiga abanyamisiri ba kera bubahaga, bituma u Rwanda, imizi y'u Rwanda rutangirana n'iki. Rero aho mukomoka urumva ko ari ku muryango, mu muryango. Rero izo mbaraga niyo mpamvu zabubakiye imiryango. Uduhanga, imfura ishibuka ku gihanga n'imfura ishibuka ku yindi, baturemera ibihimba. Noneho twa duhanga n'ibihimba byitwa ibizima n'ibizimya, aribyo mu mizi byitwa ibizima. Ibizima biza kubyara abazima. Hari ibyino byahawe ijuru rya mbere, bikuriwe na Data wa twese w'ikirere. Ibizima rero bibyara abazima, abazima babyara abiswe abantu, ariko n'ubwiru bitwa bino. Tugiye kwigaho, tukagira n'abiyo nabo tugiye kwigaho. Njyewe impande zose nzifatayo, nzigeramo. Ari imbaraga yagomye igahinduka ikibi, ari imbaraga itaragomye ikaguma ari iy'icyiza. Hose ndahagera, hanyuma nkabiva imuzi, nkabikuzanira wowe kugira ngo wisuzume, urebe imbaraga ukorana nayo iyo ari yo. Sinkubwira ngo emera ibyo mvuga. Wowe n'umutimanama wawe
niba ukiwugira, kuko ugira umutimanama n'ufite roho nzima cyangwa se ukaba ufite roho mbi, ariko byibuze ntuzamburwe zose. Ubu abo dufite ari roho mbi ntayafite, ari n'inzima ntayafite. Ngira ngo icyo kintu muranyivuga mukavuga mutari kuriya mugabo ni umusazi. Ufite roho n'uhumeka umwuka w'abazima. Uhumeka umwuka wera nta roho aba afite. Kuko roho y'abino b'umucyo igengwa, roho y'abino b'umucyo niyigenga roho z'abiyo b'umwijima. Tugiye kubireba rero, tubirebere hamwe, turebe ubundi ko uyu mugabo ahora avuga ngo nta roho ni imibiri, nta roho ni imibiri, ubundi bituruka kuki? Abakuze reka se naho mbibutsaho gake. Mu myaka yo hambere, impunzi zikiri mu mahanga, zikinatahuka, muri icyo gihe cya mbere zigitahuka cyangwa se zikiri mu mahanga, muzi yuko bwajyaga bucya umuntu arose inshuro zirenga 5 mu ijoro. Ndagira ngo wisuzume, we kugendera mu byo wagotomeye. Niba ugifite igisigisigi cya roho, uraza kumva ibyo ndimo nkubwira. Kurota ubusinziriye. Usinziriye umuntu utagaragara w'imbere, uwino utagaragara w'imbere. Tugiye gukomeza kuvuga urushi, ariko twinjire mu runyakirima rw'ubusa mwirirwa muvuga. Nimvuga umuntu cyangwa nimvuga abantu ni ubwiru. Ariko imbere y'ubwiru ni abino, kuko dufite abino tukagira n'abiyo. Abino ni abo ku bwami, aho inda ya byose aho bikomoka, ahangaha ku ijuru rya Kamonyi. Ijuru rya Kamonyi rikaba ribumbatiye ubutaka bw'amashyamba n'ubutaka bw'ubutayu bw'Abarabu. Ariko dufite ubutayu bw'ino tukagira n'ubutayu bw'iyo. Ubutayu bw'abatagoma n'ubutayu bw'abiyo bagoma biturikirizaho ibisasu b'intagondwa. Mujye mugera kubatandukanya. Hari abazanye na ba mama wabo, abakurikiye Kavuna wa mbere. Hari noneho n'abagumyeyo basigarana na ba mukase, ndetse na ba se na ba mukase. Ubutayu bwo hagati kujyana hirya iyo. Ubwo rero nimvuga ubutayu, mujye muvuga ubutayu bw'abazanye n'ababyeyi babo
bahawe ijuru rya mbere bafite umubumbe wa kane ukuriwe na se w'isi uzayobora iriya si yo hakurya, ni Umwarabu. Niyo mpamvu muri Bibiliya mutabemera ariko mukemera Aburahamu na ba Sara n'ibiki byose, bariya bose ni Abarabu. Hari impamvu mubemera kandi mu bigaragara mutabemera. Rero ninjya mvuga gutyo ujye wumva unabatandukanye, dufitanye isano. Mu myaka yo hambere umuntu yaravuga ati dore so sha, nawe ukamwita data, ibya papa bitari byaza. Rero tugiye kwigaho gakeya, nari ntambikiriye. Tujye twubaha uwita, burya uwita ni umuhanga. Twebwe twibera muri ibi tuba tuvuga ariko ntabwo tuzi ubivuga ninde. Njyewe rero ngenda henshi, nshobora kugenda nkajya mu muzigiti nkareba ibihakorerwa, imbaraga indimi ikambwira gahunda zaho. Nkagenda nkajya mu rusengero nkareba ibihakorerwa bw'abarokore, nkajya mu badive nkareba ibihakorerwa, nkajya mu banyagatulika nkareba ibihakorerwa, nkajya no muri ya mbaraga yiswe ngo ni abarangi, ngo bashingiye ku bacwezi, naho nkareba imbaraga ihakorerwa. Hanyuma iyo ukuri ikaza kumbwira imizi y'ibyo byose. Buriya rero umunyabwenge cyangwa ushobora kuba agifite roho akirota nk'uko nababwiraga, kuko kurota buriya byari bitandukanye. Byibuze gira roho yo mu bamarayika b'umwijima yo mu nyanja muri mpande eshatu, cyangwa se ugire roho yo ku butaka bw'amashyamba yaba umucyo bahawe ijuru rya mbere. Ariko bariho kuri iki gihe zose barazambuwe, nta y'umwijima ufite nta n'iy'umucyo ufite, ni umubiri gusa. Kuko abambere bararotaga yarota, burya abantu barotaga bitandukanye. Ukarota urimo usimbuka ku musozi hejuru, ukarota inzoka wenda ikwirukankana, ukarota intare ikwirukankana, ukarota ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko muri za ndoto burya ziba zitandukanye. Naro uko zitandukanye rero na roho burya niko ziba zitandukanye. Ubwo rero reka ne gutandama, reka mvuge ko cyari cyanzinduye. Inyito y'icyiza irubaka, inyito y'ikibi irasenya. dutangiye kureba izo nyito zombi. Dutangiye tureba izo nyito zombi, ibizima by'ukuri twihera aho dukomoka, kuko twebwe turi abuzukuru b'abamarayika. Tekereza ariko kuba uri umwuzukuru w'umumarayika, kandi umumarayika ari ukuremera mu nda ya mama wawe, akaba ari nawe uguha roho,
ariko ukaza kuyamburwa. Tekereza kuba uri umwuzukuru w'umumarayika ukaba utagira roho. Ari nabyo ubu ngubu bisigaye bibatera gukenyuka, ntawe ukigira abuzukuruza n'ubuvivi. Niba uvuye aha ngaha udasize abuzukuruza n'ubuvivi, menya ngo ahantu ugiye si heza, ni habi. Tugiye kubirebaho. Ibizima by'ukuri tugiye kubyigaho. Byabaye kuri ubu butaka bw'ibigaragara. Biza kwitwara neza, bihabwa ijuru rya mbere, bihabwa n'imibumbe 5. Umubumbe umwe ukuriwe na Data wa twese wabaye ijuru rya mbere. Imibumbe 4 izagaragira. Ari byo babonye, kajye nkomeza mbisubiremo wenda hari abatakunda kureba ibiganiro mba nacishijeho, kuko ibiganiro mba nacishijeho hari igihe bareba ibyo hagati cyangwa se bakareba ibibanza, wenda ibyo hagati ntibabirebe. Byaje kwitwara neza, bihabwa ijuru rya mbere, bihabwa n'imibumbe 5. None iyo mibumbe 5 niyo bazanye hano, kuko burya umubyeyi mwiza nubona ibyiza akabiraga umwana we. Babona yuko batabigumana hejuru, aribwo bazaza bagashinga iri juru rya Kamonyi, hanyuma bakazana n'abaribyarira baturutse hirya no hino. Abirabura bari baturutse hirya no hino, ndetse n'Abarabu uzabona aha ngaha ku Rwamagana, urebe na hariya Huye baba bahari, buriya baba bafite impamvu bari hano. Ntabwo bahahisemo kubera ko ari heza cyane, banahatuye hakiri n'amashyamba. Buriya haba hari impamvu baba bari hariya, kugira ngo babyarire ubutaka bw'amashyamba, ubutaka bw'igihanga. Ubwo rero nibyo ngibyo nibyo bazije baremera abazima b'abana babo bari barasize hano. Abazima babo rero bakomeje kubabungabunga, nubwo baje kwamburwa ingoma bakabahereza n'ingoma, namwe mukayamburwa. Igihe cyaje kugera rero barabirukanye mu Rwanda, babambuye ingoma, barongera babazima bakezanira mu Rwanda, barongera bagaruramo, nabo babaremera noneho bya byiciro byabo 5 byiswe Biharwe, biboneka hano muri Mbarara ahitwa Biharwe. Ibi ibyiciro 5 no kuvuga ngo ni igihanga, n'imfura ishibuka ku gihanga, n'imfura ishibuka ku yindi, ni ibizima n'abazima. Abari gukuraho Ibiharwe bari abino, aribo biswa abantu, baza kwamburwa ingoma. Rero gusa wakwamburwa ingoma n'umwami Nyagasani, ukambwira ngo wakuraho Ibiharwe gute? Iyo wambuwe ibyo byose naroho kwimuka. Ubwo rero ibyo ngibyo byaje kwitwara neza, bidusigira ibyo byose. Noneho ko igihe cyanjye kiba cyihuta, ibizima by'ukuri mbivuzeho. Ibizima byigometse ku kuri, kuko iyo tuvuga ibizima by'ukuri ni ukuvuga ngo ni ukuri kwabanje kuba isake yatangaga ingengabihe, kuza kuba ukuri muri Bibiliya kwitwa uwo hawe ijambo rizahoza uwera n'uwirabura. Igihe cy'abantu yitwa Nyagasani. Urumva ukuri ko ukomeza kugaruka, kandi ukuri burya kuruta ikinyoma. Ukuri rero ni ukwanyu. Ni nako kwari kwicaye burya mu ngoma. Umwami yajyaga avugana n'ingoma, yahamagara ngo ye zahondi nkuze nkuzwe,
ye zahondi nkuze nkuzwe, niho haturutse ijambo Yezu, ye zahondi nkuze nkuzwe Yezu, Yezu akuzwe. Urumva ni ibyanyu biri hariya ku ijuru rya Kamonyi. Noneho rero ni ukuvuga ngo hari ibyanzu ukuri bifungiwe muri mpande eshatu. Hari abazima bahoraho b'ukuri, abo ni abakezarure mu Rwanda, nibo babaye abacwezi. Abazima bazimye banze ukuri, abo bari mu butayu bwiswe 50. Urumva? Noneho abo rero baje kubyara nabo abagaragara. Hari abino mu bwiru biswe abantu, abo nabo ku bwami. Abo rero biswe abantu bashingiye ku kuri, abino b'ukuri, ni ukuvuga ngo babaye abazima bagaragara, ariko babyawe n'abazima batagaragara b'ukuri. Noneho abazima bagaragara bahabwa ubuzima butagaragara, abino bahabwa ubuzima butagaragara bw'ukuri. Urumva abantu baragaragara ariko ubuzima ntibugaragara. Urumva ni abazima bagaragara ariko bafite ubuzima butagaragara. Kugira rero ngo umenye yuko umuntu ari umuzima mu bigaragara ariko akaba afite ubuzima butagaragara, ubirebera mu byo akora. Noneho hari abiyo, abino nabo ku bwami bwa Rurema. Noneho abiyo mu bwiru bati abayo. Urumva abiyo ni abayo, ni ab'Imana, abino ni aba Rurema. Abiyo rero binjiriye abino, ku buryo abiyo utamenya ibyabo, ahubwo bo binjirira abino bagasenya imiryango y'abino bavuye hirya iyo biswe abiyo. Ibyo nabibonye ahantu hamwe mu Rurembo, nagiye Rwabarangi. Kuba umuntu yaje ari kumwe n'umuryango we, bagahagurutsa bati vayo tukurangire sha, bagatangira kuvuga ukuntu ajya hanze. Urumva ni ukuvuga ngo wa mugore niba abyumvishe n'abana bakabyumva, ubwo ni ukuvuga ngo imiryango igiye gusenyuka. Rero imbaraga isenya itandukanye n'imbaraga yubaka, kuko ubavura ashingiye ku bwiru. Baravuga ngo ni abaganga, ni abavuzi. Umuganga nasanga urwaye sida, ntabwo aho azaca hose azavuga ngo runaka ararwaye, runaka ararwaye. Ibyo nibyo byitwa ubwiru. Abino ni abubaka, ariko kubaka bishingiye ku bwiru. Kuko ugiye gusenya imiryango avuga ngo runaka ngo afite undi mugore hanze, ni urugero. Ubwo niba wakoze ikiraka ntibakwishyure, wa mugore araza kuvuga ati mu Rurembo bandangiye yuko ufite undi mugabo, undi mugore buriya wayajyanyeyo kandi urengana. Ni ukuvuga ngo iyo mbaraga
si yubaka imiryango n'isenya. Tugomba kwiga kumenya imbaraga itwubaka ni iyihe, isenya ni iyihe. Kuko uko tugira ababi mu bigaragara, mumenye yuko ngo no mu bitagaragara dufite y'ababi baturwanya. Kancumbikira aha ngaha tuzabiganiraho, tujye twiga imbaraga idukoresha ubundi n'imbaraga bwoko ki, nisenya cyangwa niyubaka. Kuko twatangiye mbabwira yuko dukomoka ku muryango, kandi buriya umuryango nusigasirwa susenywa. Niba biyo aribo abiswa bayo biyo mana baza ku bino bahagarariye rurema n'ukuri, wari imfura ishibuka ku yindi, bakaza gusenya bino, kandi wowe udashobora kwinjira mu biyo ngo umenye gahunda zabo, ubwo urumva mutarwaye koko? Umuntu akaza akavuga bene nk'ibyo ngibyo, aguhaye iki se usibye gusenya umuryango? Ariko imbaraga ivura ibarimo ni iyubaka, si isenya. Ariko ntabwo barayimenya, niyo mpamvu abenshi batabagana. Tujye twiga ku mbaraga tubona. Njyewe imbaraga y'ikibi ndayinjira nkayimenya, n'iyikiza nkayinjira nkayimenya, nkaza kukubwira izo mbaraga zombi, ukareba iyo ukorana nayo ni iyihe. Kuko igukoreramwo si yivura, igukoreramo n'isenya, ivura siyo. Kandi ubwo nabwo ni uburwayi. Ndabashimiye, mbona akanya ndakomeza ku bindi. Murakoze cyane.